wamuda w'inkanga wowe. Ubwo Mose yari hagati imisozi n'abanzi be, imbere yari inyanja. Mose yarahindukiye n'ijwi rituje ndakaswe, harahiye koko. Ubwo Imana iramubwira ati icyo ni igiti ufite mu ntoki zawe. Ubwo Mose aravuga ati ayi ni inkoni. Imana iravuga ati iyo ni intwaro wa mu Babiloni, ifata uyirambure mu nyanja, uyikubita ikinyafu niyadacikamo inyanja ndakaswe. Umenye ko ndi idage ushinzwe kuki nkawe urambaza icyo ubundi yamurati Rwanda. Ubu niyo mpamvu mbonye, niyo mpamvu nkubonye nuko igikombe cyati Rwanda nakifashe. Iyo nagifata ntago ubu mbonye bro. Uzi gukubitana n'umugore yarwanye n'umugabo, yarakari kwijinyo yakomise mukubitamo akantu ka master plan, ahita seka akibagirwa n'ingumi. Ni papa miteguro. Ubu ngubu se turi 2023, ubu ngende muri 2030. Yes, of course, your boy Binovu Atumye bite nkuko bisanzwe hano kuri Vibes TV, hamwe tuba tuvibinga every day everywhere, ndetse na hano mu Rwanda iwacu. Iyo mvuze mu Rwanda no kugira ngo wumve ko burya ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Today kuri kamera za Vibes TV dufite umutumirwa wacu, ngira ngo abantu benshi muramuzi. Ugiye kuvuga ngo ntago umuzi wa burimo kukabisa nko kubeshya, kuko no comedian yasekeje abantu benshi cyane. Ntibashobora umuntu ushobora kuba yarasekeje bantu tujya baseka, hitire buranga ngo ntago yapfaga guseka kera. Ibyo nurabizi neza cyane. Umuntu ngo aramusekeje ngo amuhemba kumwica. Ayanjye ntazanyice. We nazakwice. Nuko nubundi nawe yapfuye ariko yapfuye. Ako n'umuzimu uragaruka bro. N'umuzimu uragaruka. Reka tubyihorera ibyo byo. Ubu n'umuzimu wahitere wawe se. Utagaruka ukanyica. Yes, nuko nababwiye rero ngira ngo wenda mukanyiraza kubibwira, ariko sinabura kuvuga ko uramutse urorebye comedies kuri YouTube cyangwa se n'ahandi ni warayizi downloadinze cyangwa uraziguze ku mu DJ, ariko byanga byakunda ubaye uri umuntu wa film nyarwanda, umukunzi wa film nyarwanda, ntago umuntu wamuzi bro. Watangiye twibwira. Amazina yanjye nitwa Titi Master Plana, papa wa dunia mu gusetsa. Ongeraho papa wa dunia mu gusetsa. Je iyo umuntu avuze akavuga kamwe gusa adakizeho Master Plana papa wa dunia mu gusetsa, banumva mbangamiye. Reka je ko ntago wabungaragaje neza. Ntago wakuraje neza. Byatari. Titi Master Plana angira ngo wenda abantu benshi barakuzi by the way. Kandi ngira ngo kabisa uri mu bantu babikoze, bakoze izina ryabo. Icyo gihe ndabyibuka mwakoraga mu ntara, siko biri? Yego. Mwe mwatagiriye mu ntara, wenda tubacirimo mu mayange nk'umuntu urebye kino kiganiro bwa mbere. Abantu bazi bagasikiri, abantu bazi smart guys, nta kuntu baba batakuzi. Byo baranze. Yes. Master Plana byaturutse? Master Plana ubundi njewe Master Plana atangiye kuryitwa naratangiye gushyira video kuri YouTube. Ariko Master Plana nyine ni papa miteguro. Papa miteguro. Ubu ngubu se turi 2023, ubu ngende muri 2030. Ngeze muri 2030 negura. Ugenda ubasiga hina. Ubwo abandi turi mu kigero kimwe, bo bagenda banyura iyo nanyuze bro. Bagenda banyura ahantu wanyuze. So wenda Master Plana, wenda ndagira ngo wibwira abantu neza. Titi yaciye he na hehe kugira ngo yitwe Master Plana? Ubundi byatangiye mu ntuza tukiga. Mukiga. Nakoraga icyo bita comedy, nanakuriye amakarabu ya comedy mu kigo. Mu kigo. Noneho nibwo directeur yaje nateguye akantu kajyanye no gufata neza abana. Numva arambwira ati wa mwana we, kuko yari directeur nyine ahita ashyiraho uri Master Plana. Papa miteguro. Birangira ndagiterese umukura ku ntebe. Nawe mitamukura ku ntebe tayari. Aravuga ati uri Master ukabana Plana. Nkaba na Plana. Byose bita bigira nyine mitambikumbiriza hamwe. Itubikumbiriza hamwe. So icyo gihe wenda wigaga Titi? Nigaga GS Gahima. Gahima. Narahatwitse ariko. Warahatwitse muri GS? Narahatwitse ku buryo n'ibindi bigo byazaga binshaka. Uvuga ati zana uyu muntu tumujyane. Kuko narenzagaho nakandi ko kuvuga amakuru mu kigo. Wavugaga n'amakuru? Navugaga n'amakuru mu kigo. Mbese no kuba utahisemo no kuvuga amakuru? Impamvu nahisemo kuvuga amakuru, nahisemo comedy kuko ziranyura. Kandi mbona ari benshi hano hanze baba bakeneye kunezerwa no guseka. Uzi gukubitana n'umugore yarwanye n'umugabo, yarakari kwijinyo yakomise mukubitamo akantu ka Master Plan, ahita seka akibagirwa n'ingumi. Hari umugabo wigeze gukubita umugore we, musekeje, musetsanya n'umugore bari kureba akantu gutya nakoze, mbona barasetse bavaho biyunze. Barebaga? Bahita biyunga.
birunga kabisa. bahita bakavuga ati master plan aba yahageze. Aba yahageze aho ngeze rwose nta rungu. Ese Titi ko twakuze ko umaze igihe udakora. Ese bimeze bite kuko niki cyatumye tukubura kuko kurabona waraje urahashumika timu yanyira boostinga bura biragoye kuba wabibereye mu cyaro ukagira ngo ni ikibungo wenda abantu bahumve neza ugasanga bire kibungo kubise banga iraje ifasha igihugu kandi burya bajya bavuga ngo burya kugira umusani umenye ko yakoze no kubanza agafata Kigali atarafata Kigali cyemugishwa ngo ndi Gisenyi ngo ndi hehe ntago ushobora kuvuga ngo afashe igihugu none mwe mwayifashe no mutanibamo today rero uyirimo iki cyatumye none hubura kandi uri muri Kigali. Impamvu rero mwana reka nkubwire ni urugendo rurerure. Nafashe Kigali ndi mu ntara ibaze riko ibyo bintu urangije uranabura ndangije ndanabura ubundi ngiye nari mfite manager wa n'ubu ari bukimbere na manager bita Pikiji twaramubwiye turi mu ntara ugati rwose ko umuntu ashaka gutwika kandi agatwikiyemwe yatse tugakora ama interview yarambwiye ati urakora wageze kuki wajya muri interview wageze kuki ni icyo ugaragaza icyo gihe arambwiye ati banza ukore tubibone ubwo nese mpanga umunsi mubi umunsi mubi nawe ukoze ujya hanze babonye ingorane zirimo aho gati kabisa uyu muntu abaye kajya birirwa bamamagara barambuze bro ndanje ndavuga ati si noneho interview yari ngewe na Kanji Chris ubwo nangaru nyine twatwiga tuzunguza umutwe interview ku munsi mubi wageze hanze tubigenze dute avuga ati nta kintu murakora ubwo nahise mvuga ati koko ntacyo nahise njya muri Artrwanda ubu niyo mpamvu mbonye nuko igikombe cya Artrwanda nakifashe iyo nagifata ntago mbonye bro je narakugigiye je ntago nkora interview ntago nawe kuyikora mwana none se ubikinu mwamutinya kuba kimamutinya gukora interview no kuvuga ati umuntu atazambona ku muhanda wenda ndimo nitambukira kandi undi wabasanzwe babazi ni ikimutinya hanige wabayeho neza ariko ugakora interview ugahita uzima kandi ukazimana cya kintu kikirimo kubera ko nta kintu kirambye ubu ufite ariko ngiye ubu ngubu impamvu mbonetse nabwo ati mfite igikombe cya Artrwanda narayitwaye ubu ngubu certificate bihari nagenda haranga avuga ati dore ngewe impamya bumenyi ngaragaza ko ibi bintu mbi ko ndi umukomedi usa nk'aba bagenzi banjye wababwira ko niki bagaragaza ni kwa kundi bavuga ngo narashumitse nyine kuri social media ariko ngewe ubu ngubu hose narahabanga hose mbese master plan wenda turaza kwinjiramo neza muri Artrwanda ariko nyine abantu babakeneye kubanza kumva uyu muntu tubona wenda arimo gukina turamubona kuko buryo umuntu umukinnyi wa filime kenshi arimo gukina ashobora kugaragara muri karagiteri y'umuntu wo murakari abantu bakagira ngo ntajya aseka cyangwa bakamura nk'umuntu useka bakagira ngo ntari serious sibyo abantu bakunda kubyibeshyaho ariko wenda nk'umuntu uri muri showbiz cyangwa se uri muri cinema umuntu uri muri cinema wenda wasobanura abadukurikiye gute umuntu uburyo ubuzima bwa cinema n'ubuzima bwo hanze busanzwe ubuzima bwa sinema n'ubuzima bwo hanze busanzwe urabona nkanjye umwakteri buri abafite akazi katoroshye akina ibintu bitandukanye nshobora kuza nkakina ubuzima nk'ubwawe bw'ubunyamakuru ahita nza nkavuga ati nitwa Titi Masaprana nkabidudubikanye man ubundi ubuzima bwose urabwiga bro noneho ubwo nkaza nkakubita urana mu bijyanye na acting kimwe nuko umuntu nyine agenda agahita biha agahita arakara nkaho nzana hano muri ibiganiro byawe nkanye ugendeye kuki ushinzwe kuki ubona ko ku isura nyine nahindutse ushinzwe kuki nkawe urambaza icyo ubundi uranunze ntuzongere kuza kundeba urumva nyine bikaba ari ibintu nyine biranga kameramani yaragize ubwoba ngo ndabaza umbona n'ugukira nyine mu buzima bwose ubuzima bwo muri acting n'ubuzima bwo hanze ntaho bihuriye kuko muri acting iyo uriyo uba wishimye pe uba wishimye ku buryo ushobora kwihinduranya ukajya no mu buzima bw'abandi bantu bari mu buzima bwo hanze nyine kuko naho tuba duhuriye n'umuntu uzinduka aba yagiye gucuruza akagenda ariko ngiye nshobora kuva mu byo ndimo nkahita ngenda nkaba umucuruzi ngenda nihinduranya ubwo urumva nyine hose mba ndiyo hose mba ndiyo haba hanze haba no muri agenda muri acting ngende ku acting nyine mba ndundi wundi none se Titi wenda mu Rwanda hari abantu bazi ko comedy ngira ngo hari stand up akaba na sinzi wenda uburyo mu bikarasa neza ariko nzi ko birimo ibice bitandukanye sibyo wenda urana kuriya bajya bafata abantu bakajya gusetsa abantu wenda nkabira bya barutura ujye ubyibonamo cyangwa ni acting gusa
biriya bya rutura hari stand up na acting nyine comedy stand up iriya rero niyo nahereyeho nyiri muntu uza mu bigo niyo nahereyeho urana nyine comedy stand up uyu muntu ukora comedy stand up ndamwuba buriya nka Rusine umukomedi kabisa kubera ko we ikintu cye kiba kiri live nta kuvuga ngo kati urabyishe subiramo kuko ni waba uri imbere y'abari abantu babangana kuranga uvuge ngo subiramo ngo urabyishe bana bakikora kandi bose urana baba basetse bajya bavuga ngo ateye black iragaruka iyo basekeje ngo ibigarutse man biba birenze ubwo rero niyo mpamvu bura sha kugira ngo uriya muntu ngewe uriya muntu mbamuga ati urashoboye kabisa ziriya komedi nazo ugize ushoboye ziriya komedi rero narazikoraga nzikoze ko nazikoraga mu bigo ariko nyine nazikoraga mu bigo ntago ndazikora nyine live ariko ubwo wambonye hano nase usi wari warambuze ubwo wambonye n'ahandi bambonye nabiranzabikora n'ibito bundi hari umuntu ujuriri umukristo ujuririmba ngo nibitari ibi tuzabikora byaje Hezundira umukristo umwana turetse umukristo umwana se reka genda ndase hari umunsi nigeze gufata video tangije nyishyira hanze ko kubwiriza kubera ko nge nari umubwiriza wa danje nane mpita mfata ikibwiriza nyihinduramo comedy icyo kibwiriza rero cyari icyanuza ajyana abayisirayeli uzarebe kuri smart guys urebe iyo video nane ndagira kubwo Mose yari hagati imisozi n'abanzi be imbere yari inyanja Mose yarahindukiye n'ijwi rituje ndakaswe harahiye koko ubwo nyine yarahindukiye arebye abayisirayeli ubwo Imana iramubwira ati icyo ni igiki ufite mu ntoki zawe ubwo Mose aravuga ati ayi ni inkoni Imana avuga ati iyo ni intwaro wa mu Babiloni ifata uyirambure mu nyanja uyikubita ikinyafu niyadacikamo inyanja ndagaswe umenye ko ndi idage iyo video nayishyize hanze Rokara yifata arangije aragenda ahita ayikoramo itente ariko narababaye agenda ikoramo itente n'abakristo banjye bagira amatente ko narababaye kabisa abakristo rero bahita banshyira abantu babonye gatrendinga ntibamenye ko ari wagakoze ntibamenye ko ari nge wagakoze ako bagiye kumbona live nuriya wabikoze kuranza mwisangira ngere mubwira ati noneho reka kujya mu matente wana unyerekane ndahari ndahari ahubwo se sinumva niyo ari stand up niyo ari stand up mari bura ibyo biba bireba wadukubitiye akandi kantu ka stand up ariko se reka nkubwira mani reka mvuge bura rero mu bintu bijyanye natwe tuba dusetsa nk'abantu hari igihe uba ushaka gutambutsa ubutumwa ubu umuntu nsekeje ntajya agaruka ahubwo ubu ngubu arasetswa nyuma kuko musekeje ubu nakikanga ndi kwiganiriza reka genda nasumbe no ko nagusekeje ibintu navuze ubu wakubaza ikiganiro twaganire wacyumva reka ni kwa kuri nyine bumva ibintu bisekeje nkubaje tubona atsinze muri Artrwanda wavuga ngo koko se warayitsinze kandi twabiganiriye mwana nicyo kibazo icyo urashaka ko ngusetsa tutaranasoza mwana wenda katugaruke wenda gato tugaruke kugira ngo abantu wenda barabizi neza ko abacomedi undi biragoranye yaba ari comedy ari kuvuga yaba ari gukora ikintu ntago mwamara iminota irenze 2 utaraseka byanga byakunda apfa kuba ari talented kuko ni ibintu bari mu maraso sibyo wenda katwigarukire ku buzima wenda bwa Artrwanda utumye tudabwinjiramo Artrwanda ndakeka nkaho nk'umuntu w'umustar wenda rumaje kumenyekana hari gishobora kuvuga ati ngiye kujya muri Artrwanda ariko abandi akakubwira ati we utarya umutuku ushaka kudusebya umutima ukomeye wo kujya muri Artrwanda wakuyeho man uzifata inzira yo kujya muri Artrwanda nagiyeyo icyo gihe hari mu karere abajama baramamagara abo tubana muri industry bambwira ati mwana uko nukwiyicira izina uko nukwiyangiza ko wagafashe ko wamenyekanye ibyo ujya muri abishaka yi nangira gusukumira no kugata ibintu wabireka man urebye stress nahuye nazo ako nyijyayo nabaye nyigeramo kuko bambwira ko ari ibintu bya fake ndabyibuka nagezemo tugeze kunuza ku ntara nukuvuga ku step by step kuma step by step mwahereye ku murenge cyangwa twahereye ku karere turazamuka tugera ku ntara ku karere nta kintu cya danje twabonyemo ariko tugera ku karere nari inkoko bro ndi inkoko naho gati ibintu nangira hano ku ntara nd'inkoko zageza kunuza ndimo ndarya inka yose kandi koko byaramiri namaze icyumweru cyose menya naravuye yose nyimaze inka man rero
ubwo bambwiraga ngo ibyo bintu ari iby'ubusa ariko mani buriya ikintu ngiye mbibonamo leta ni umubyeyi kabisa nabigiyemo banseka mbijyamo banseka ariko ubu ngubu ntago nge wampagarara imbere ngo ikintu urakizi gihamya cyacyo ni iki kuki utinya kujya muri competition kuki utinya kujya muri competition mani bira n'ubwoba aba basiga bavuga mani ngo hari gushobora kujyamo ngo ugaseba gukubita n'icyana kigakubita naje numvaga ndenze ako nagezemo nkubitanye n'ibyana naho gatanga najyanye iyo style y'umuvi nata iyo style y'umuvi tuzayikora ye baba we nagiye abajaje urakenedi parutu yandebye ndagenda ndamubwira gwamwita w'inkanga wowe nigira gute nambaye nini imyenda y'abasaza fresh arangiye atavuga ati wowe tambuka nubwo naririrwa nzu yawe bazamuye yego ziriro ndavuga ati ibintu biri mu nzira da byatari oya yo boro reka kuyivugaho ubu ngubu ndeba tuzayikora ubu ndeba si turi kumwe hano nge ndimwe ibice bibiri niyo mpamvu nakubwiye ko ndenze mwana ubundi hari abantu buretse ndabikubwira impamvu mvuga ko ndenze kera nigeze kureba narebaga ama interview nkareba super manager nkareba papa cyangwe na Skype bagitwika twarabana n'abantu kakuba ngo bino bijama ndabyanga biritsina impamvu abajama bitsina nuko bafite icyo bagezeho niyo mpamvu ndi kwikina bro ubu nanjye babona n'icyaho gati kiritsina nuko mfite icyo ndiho wewe none ufite none impamyabumenyi k'ibintu mbizi wazumbwira iki wazunkanga sumbwanga ibi bintu si binkwiriye wageze kuki nahita nkubaza ati wageze kuki wageze kuki shanuko nyine naho ubundi njyewe ibyo bice banzu bitubwiye ubu njyewe ndimo babiri urumva ndimo babiri harimo Titi master plan n'uyu uri kureba ariko ndimo n'undi bita Rwabukwisi none iryo zina rya Rwabukwisi rutarekane na Titi master plan izina rya Rwabukwisi Titi master plan abafite imyaka ihera kuyo mfite nyine y'urubyiruko ariko Rwabukwisi ahera muri 80 azamuka bro ahera mu myaka 80 ewa unutabasha no kurya ikigori nta n'iryinyagira nese ubwo ubikora gute uravuga reba wenda ugiye utanga speech y'umuntu Rwabukwisi sibyo Rwabukwisi ugiye utanga speech y'umuntu w'umusaza weho nyine ni gute ubikora kugira ngo umuntu yumve kwenda ufite ibihanga cyangwa udafite amenyo urabona nyine ubona hari ikintu twize cyo umuntu uza mu bijyanye na twagiye muri Artrwanda batwigishije ibintu bijyanye na acting bura twese tuba twibeshya abantu bose turi hanze tutaranyuze ku ishuri rya acting barakubwira ati nimba uri gukina icyo kintu ba acting y'icyo kintu ureke kugenda jya muri iyo character y'umuntu ushaka kubaho niyo mpamvu rero ngiye muri character y'umusaza ntago ushobora kumenya ko ari njye ubu abantu benshi niyo dukize kuri smart guys bakabona video z'umusaza ntago bamenya ko ari Titi ariko babwira we video ngeze kubona wambaye ibintu by'ibikote by'umukara ujye uhindura hano ku bwanwa ubundi ntago ari uguhindura bro ndapfa kuba nishyizemo ngo ngiye kuba umusaza byose birikura nini fo ubu nanjye ndi muri abantu batari bazi kari wowe nshatse nahita mvuga ati reka mu umusaza nona gusa sinshaka kuguhahamura ubundi ubutaha twetse akaretire gato nk'amasegonda 5 wese uzakora ikiganiro uri umusaza gana nawe nanjye mvuga ati muze ushesha kanguhe dutangire ikiganiro uri umusaza pa kugisoje yemba baronyereka targeting gato cyane uri umusaza naba ngiye gutuma abazaza kureba ayo matsiko babyihorera reka abazaze babibonereho rimwe bro uranyemera ko nazakubura muri comment bazabyandika amati wa musaza watuzisezanyije ari he ntago nzabura ntago uzabura uri umuntu wanjye uzakwita boro y'ubusaza umuntu wanjye bura we hari impamvu naguhaye interview uri umuntu wanjye kabisa kuva na kera mwemera kubi nanjye mbashije kugushimira badi mwemera kubi kuri kw'Imana nese Titi wenda tugarutse kuri Artrwanda Artrwanda ugiye dusorenda wenda ikintu cya mbere nari mfite amatsiko ni ukuntu nk'umusitari ashobora kujya kuri competition agiye kompeta n'abana swati ntigeze agera kuri imbere ya kamera agiye kompeta n'abana burya abana baba bafite impano ariko batazi ko bayifite urumva already urumva wowe ubugiye mbese ni nko gusa nabyita gute ni nko kwiyahura aha niko nabyita kuko nyine ubugenda uvuga uti ni ntapfa ndakira wenda wewe wabiciyemo ugira n'Imana usanga kuko ibintu wari ugiye kwipima ngo urebe koko se ndi master plan cyane ntabwo ndi usanga uriwe koko wenda ikintu nashaka kubazaho aho ngaho ubona ari iki Artrwanda imariye abantu bayijoininga
Artrwanda ikintu cya mbere imariye abantu bayijoyininga harimo kubongerera ubumenyi ku bijyanye no kwihangira imishinga, kongera nyine gufasha urubyiruko mu kwihangira imirimo, bakagufasha ku buryo wategura umushinga ukubeshaho n'uzakubeshaho mu gihe kizaza, bakakugira inama, bashyiramo n'inote se, bashyiramo n'akantu. aha urega buriya reka nkubwire nkatwe tuba twaragiye muri Artrwanda riba ari ibanga, riba ari ibanga, ntabwo navuga ngo ngwino ujyemo ngo baguhe umufungo, ngwino ujyemo ufate ubumenyi, ngwino ubanze utsinde, ngwino ubanze utsinde, icyo cyako kana fata pisi burangiye ndakwemera, ngwino ubanze utsinde. Nawe ubundi nagiyemo haranzi ko ndi butsinde, nzi ko nzatsinda bitewe n'ukuntu nabonaga ndenze, ariko mani byarambabaje, uhuye n'umwana uba waraturutse Rusizi nanamuzi na gake, ariko nkagira ubwoba kari bunsinde. Amarushanwa rega bari amarushanwa n'amarushanwa wa muntu, buriya niyo mpamvu bari abayatinya, barayatinya mwana, nakubitanaga n'umwana nkumva ubwoba ndahabye neza. None se Titi, wenda nk'ubu ngubu urabona wenda acting niyo yagutwaye cyane, abafana bawe stand up comedy, njye mani ndagushaka muri Gen Z, urumva ndagushaka mani hari iriya yabarutura bayita ino bayita bikire iriya standard iriya boro barutura bayita seka live sibyo, ndagushaka nyine muri boro nkazi nshaka muri zino zaba bigomba guhinduka, bategura akavuga ati wenda tugiye gukora amasho, ngewe ni iki kintu basi ubona kibura kugira ngo zira boro zitabire usetsa abanyarwanda noneho bamenye ibyari byo. Zira boro ikintu cyaburaga kuri nge nuko nyine nari narabuze, ariko ubu nabonetse, ufite n'impamya noneho wanabwira ati ngiye nshaka guperforminga yewe nukugenda nkavuga ngo ubu nukudepoza, ubu ntago ngiye mvunika bro, nano ngo kugenda ngo ngiye gukora ama casting, kare nababwira ati do tambuka Titi master plana rwabukwisi bayavuga yombi kuko baranze, baranze bahita baryangira Titi master plana papa wa dunia mu gusetsa rwabukwisi, tambuka rwose utavunitse n'icyubahiro cyinshi cyane, kubera iki mfite ikibigaragaza, ufite ikibigaragaza. Noneho urabona wenda nicyo ugiye kwizeza abafana bawe, urabona mbere ikintu ngiye kwizeza abafana banje, noneho uvuga ndabizi ariko nta confidence nta kibihamya, today ugiye gukora noneho uvuga ndabizi mfite n'ikibihamya, ubu noneho ugiye niki wakizeza abafana bawe? Ngiye ikintu nijeje abafana banje kambabwire mbareba, ndabizi murankunda kabisa pe, abadasinzira andota murankunda we, akakabizo kakiriwe na benshi, ni benshi, cameraman ashaka gukora, mwihangane nanze gukorera mu nyumba, gusa abafana banje ndabakunda, mwangenzeho pe, mwari mwarambuze ariko rwose ubu ngubu mwambonye, ikintu ngiye kubakorera ntago muzongera kubabara, muzajya muhora museka mwishima, corona nigaruka ariko nizagaruke mu izina rya Yesu, nizanagaruke, ariko twamenye ingamba zo kuyihashya, ubundi muri corona niho twamenyekanye cyane, mwarahatwitega abantu bababaye tukabanezeza tukabasetsa, rwose pereka mbabwire naje pe, mwarambuze bamwe n'agahinda, abasista, abamere, abapapa, abana babandi biminja, rwose pe uyu munsi guhera muzajya murira muvuga Titi turashaka video ya Titi, ni kuri Smart Guys TV, mukabibona byose film and comedy, no kubumenyi bwinshi nagiye niga mu byo mazemo igihe, ntabwo se ko wari warambuze mana yanjye, kandi nozanye uretse wenda bataza kujyana iki, ndaza gufata ifoto ufite na certificate yawe, bazareba ku itambo na iri batajyana ibintu by'amagambo, basacinga cyangwa hatirwa n'abagende barebe ibikorwa birivugira, harase ko bagiye ku isi, baragiye ku isi mwana uri fret from genda ndakwemera pe, ndakwemera kuko hari utuntu uvuga ngo muranyira igisahani, muranyira igise, naragiye mu yindi kabisa navuye ndahari. Ikindi mbabwira none ikindi kintu gitumye ngira amatsiko, ubwira ko kuri Smart Guys bashobora kugenda bakorera ibikorwa bya ariko ni mu rugo, Titi hari ukuri turi kubona abacomedi ari gukubita izindi banga handi hantu, weho icyo kintu ntabwo giteganya ama collaboration? Collabo nazikoze kera kuva kera, ariko nyine
ubu ngubu muri iyi minsi ndashaka wenda nzajya ntanga nkeya. Uzatanga nkeya kugira ngo bize umumaro uvuga uti ingi ndebe umumaro ubundi mvuga ati ubundi ngewe umutima wanjye ni kuri Smart Guys kuko ni nawo umutima uri ku bafana banjye. Yes, bafana banjye ndayizi neza muri kujisho kuri Smart Guys kanda like and share pe. Yes, babwire imbuga za nkoranyambaga Titi. Urabibeshya umuntu ushobora gusacinga ubu nabiza abantu benshi. Hari abantu mbona kuri Facebook mbone no kubiyama. Man ibi bintu bigeze ndarakara. Uba benshi batagiye gukora ama page ya Titi Master Plan. Abandi bakoze ama page ya Kabukwisi. Rwabukwisi. Abantu bajya bagenda bavuga ati Titi nuwuhe wacu nuwuhe. Usanga abafana bawe batata. Babuzaguritse bagira kuri Rwabukwisi ngase koko twamubuze. Ubundi we. Mwana we bikabatanga. Ako rwose mana. Kandi abastari bo mu Rwanda dufite ikibazo ntago abantu benshi bari verify. Ubwo rero mbwira ukuntu babwira imboga zawe kugira ngo umuntu ujya gusacinga Titi Master Plan Rwabukwisi amenye ngo nuyu. Ngewe ugiye kuri Instagram wandika Titi Master Plan ukambona kuri TikTok kuri Facebook hose urambona. Uri kwisi hano nakarusho noneho aho ibintu byanje yandike muri Google bazatamubwira ngo niwe watsindiye ngo watsindiye Artrwanda nuko akoka uri kunyibutsa rwose mwemere interview y'umusaza zayugo ubone mwana buranje ndakwemera nanjye ndakwemera byatanga akoze ko nako giye ukambwira ngo reka ntago bibaho uziko nako urambwira ati ntago bibaho bro ntago bibaho ndakwemera nanjye ndakwemera ko byatanga nakokere kaje kubera kuvuga. Yes, abafana rero ba Vibes TV reka mbabwire ngo uyu munsi twabazanye wo bita Titi Master Plan. Nababwiye ngo rero buri mustar wese nge sinjye nita ku muntu ngo uyungu ngatwika ku mbuga ngatwika nge mpfa kuba nemera ibintu ukora Titi nkavuga ngo ndi umufana kuba ndi umufana ngomba kwereka abandi bafana bacu bakakumenya urumva then nkakwereka n'abafana bawe nicyo kintu mbabwira nshobora kuzana umuntu akavuga ngo uyu nguyu Titi iki ariko if you know you know ndiko umunyamahanga yavuze niba ubizi ikambwira ngo kora like subscribe share and comment ikigano hagagaruka turi muri Dylan's bar niho haba icyo kunywa kimeze neza babwira ngo ciao ciao.